mbona huyu amefiaba? Kwa nini? Mbona huyu amenyongwa? Nashanga nyumba za wageni zimejaa mizi. Kwa nini? Taarifa za habari hakuna manite. Nashanga huruma iko wapi dunia? Huruma haipo tena. Huruma iko wapi dunia? Huruma haipo tena. Kuzamo amacakubiri, ntabwo bigomba kuzamo ko bari yari bakanaka reka tubihorere, aba ni bakanaka reka tubihorere. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, kuko intego yari ihari nuko hagomba kubaho ikigega cy'amafaranga kigashobora gufasha abo bana bose aho bari bakiga, bakagira gute, bakagira imibereho myiza, bitavuze ko niyo baba ari n'abana babicanye bafite uburenganzira bwo kwiga, bafite uburenganzira bwo kurya, bafite uburenganzira bwo kuvurwa. Ibyo ngibyo nabidefana inshuro nyinshi. Bavuga bati none se abana abo babita abana babicanye ntibagomba gufashwa, ntibagomba kwiga, ntabwo bagomba kuzira ibyo basezira. Urumva? Ibyo nibyo bintu twagiye. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Jela utaroli hata ni kubwa, ni bora uache wenye busara watumie akili uwamsaidie. Maana neno msama kwa mpumbavu litamuua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamuinua. Neno msama kwa mpumbavu litamuua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamuinua. Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Daudi alilia. Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Daudi alilia. Tumepoteza ndugu zetu. Madini, ababatista, abagatulika, mbese yari imeze nka interfaith organization, kuko icyo kibazo abantu bakijemo bahujwe n'amatorero menshi n'ukwemera gutandukanye. Ntabwo ababatista bwa mbere nibwo bavuze bati ikintu ni cyiza reka tugifashe tugikorere hamwe, ariko Rwanda Hope yafashijwe n'amadini menshi, yafashijwe na Catholic Charities ya hano muri British Columbia no muri Seattle, n'ababatista convention bazamo, n'abapresbyterian bazamo, n'abakibazamo. Muri icyo gihe amadini nubwo bavugaga bati reka dukore ino organisation, ariko muri rusange ubufasha bwatwaga muri zo institutions nini zikomeye. None rero muri twakoraga amanama baraza kuvuga ngo structure yakorerwa hano, igihe twavugaga tuti abantu bo muri Zambia, igihe bavugaga bati bari kwituma ku misozi, bari kugira gute, twafasha amafaranga kuri za mobilisation twakoze hano binyuje muri Catholic Charities, ajya muri Catholic Conference yo muri Malawi, itanga ayo mafaranga ku mpunzi. Kubyumva ibyo ngibyo niko twabikoraga, twahuriraga bose hamwe, ntabwo byadutandukanyaga, kandi hano dufite uburyo duhura n'andi madini tugakorana bitadutandukanyije idini umuntu abamo. Uri kubyumva? Kuri ubwo rero nuko Rwanda Hope yakoraga. Gusa Rwanda Hope
yakoze neza muri icyo gihe cyose, gusa iza kuza kugira ibibazo ibitewe n'abanyarwanda benshi nabo baba hano, kuko ibintu byose twakoraga bumvaga atari byo cyangwa bitari mu murongo wabo bagendera. Kuko ndabyibuka nka igihe twakoze nk'ibyo byo kwibuka abanyarwanda, ambasade y'u Rwanda yandikira university yaho twagomba gukorera ibyo ngibyo. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ngo uwo muntu ntabwo ari muri gahunda yacu, mbese amagambo menshi cyane. Ibyo bintu rero byatumye umuryango ucika intege, ari nayo mpamvu abo bantu twakuranye kuri za university, ari kuri Trinity Western University, ari University of Fraser Valley, ari University of the British Columbia, n'amadini yose, abo bantu bose bagezweho, abantu bose bazaga bitabiraga ibintu bya Rwanda Hope. Noneho baravuga bati amakuru y'u Rwanda ntabwo tuyumva neza, nta nubwo tuzi ibyo ari byo, wowe ubu bihagaritse dushakisha amakuru nyayo. Bila sababu tumepoteza marafiki, bila sababu tumepoteza ndugu zetu, bila sababu tumepoteza marafiki wasio na hatia kwa sababu ya kufurahisha wanadamu, kwa sababu ya kufurahisha wanaotuzunguka. Huruma, huruma, iko wapi huruma? Huruma, huruma haipote. Huruma, huruma, iko wapi huruma? Huruma, huruma haipote. Mana neno msama kwa mpumbavu litamu watu. Okay. Twongera kubasuhuza mwese badutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro mumaje kumenyera, ukuri kukuri rero k'uyu munsi kurabatumikira, kurabaha ubuhamya bw'abantu bwa association yashinzwe igamije kunga abanyarwanda, abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa. Hanyuma noneho ubu ngubu ikaba irimo kwizihiza imyaka 25. Iyo myaka 25 iyo association irimo kwizihiza, irayizihiza mu wuhe mwuka, imeze gute, ihagaze gute, se abanyarwanda barayimenye cyangwa yari association y'icyuka? Reka noneho mu kugira ngo mbabwire iyi association ariyo, reka mbahe umuntu umwe mu bayishinze, murasanga wenda mwarimu muzi, hanyuma noneho abasuhuze, anabibwire, atubwire ni association yari. Mutumirwa wacu rero muri uku kuri ijambo ni ryawe, witwa nde, association yanyu yitwa gute? Bwana Semana, murakoze kumpa ijambo. Mboneyeho umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose n'abazumva kino kiganiro n'abazacyumva mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere. Ngewe nitwa Jean de Dieu Hakizimana, ndumva abantu benshi bashobora kuba banzi. Nkaba ntuye Vancouver muri Canada. Ngewe nashatse gutanga umuganda ku gihugu cyanjye cy'u Rwanda, nshinga umuryango witwa Rwanda Hope, Amizero y'u Rwanda. Uwo muryango twawushinze mu 1996. Dushingira hano muri Canada. Twari dufite intego yo gushaka amafaranga yo gufasha abana b'abanyarwanda, abana b'imfubyi, abana b'impunzi bari bafite ibibazo mu bihugu byo muri Afrika. Kandi inshingano yari yacu ya mbere, n'inshingano ya kabiri yari yo kubwira umuryango mpuzamahanga cyangwa imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango itabogamiye kuri leta, amakiriziya, kugira ngo dushobore kumva ikibazo cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Indi nshingano ya gatatu twari gushaka ubushuti ku bantu batuye muri Canada no muri Amerika,
kugira ngo bashobore gufasha abana b'abanyarwanda bahungiye mu bihugu byo muri Afurika no gushaka za sponsorship, uburyo bwo kubafasha, uburyo bwo kubahira amashuri, uburyo bwo kubafasha, uburyo bashobora kubona aho baba n'uburyo bwo kubona ibindi byose bakeneye babujijwe mu gihe cy'intambara. Muri uko gukora twatangiye dukora neza. Rwanda Hope yari ifite abantu benshi bari mu buyobozi bwayo, benshi b'abanyakanada n'abanyamerika. Turakora mu 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Twakoze ibintu byinshi hano muri Canada. Twakoze amaseminari arenga nka 200, amaseminari twakoreye hano muri British Columbia, Ottawa, muri Amerika, tugerageza kubwira abantu batuye muri Canada no muri Amerika abanyarwanda ni bantu ki, abahutu ni bantu ki, abatutsi ni bantu ki, abatwa ni bantu ki, abo bantu bashobora kubana gute nyuma y'intambara. Ibyo bintu twabikozeho. Yego Jean Dodier, mbere yuko utubwira ukuntu mwakoraga, abantu bakeneye kumenya iyo association, ntago tuyizi, ntago izwi. Niba hari icyo mwanakoze, uwo uravuga uti abantu barakuzi, ngewe ndakuzi kuko wigeze kuduha ubuhamya yuko wakoranye n'impunzi z'abanyarwanda muri Tanzania, n'ukuntu waje gukora muri Armée du Salut hariya Igitarama, wigeze gutanga ubuhamya bw'ubwicanyi bwa FPR Igitarama. Ariko iyi association ntago warigeze uyimbwira, ntago wigeze uyibwira abantu, dushobora kuba tutayizi. Niyo mpamvu nabonye mu minsi ishize nabonye hari ahantu wakwirakwije yuko murimo kwizihiza iyo myaka 25. Ndavuga nti iyi association ngo Rwanda Amizero ni association nyabaki. Reka tubanze tujye kuri association, hanyuma uze kutubwira ibyo mwakoze. Association Amizero bivuze ngo twa ni wowe nande? Ntago yaba ari association baringa wawe warashinze kugira ngo wisahuri udufaranga. Na association yawe watubwira nk'abantu nibura mwafatanyije kwishinga. Uravuga abanyakanada, ni abanyakanada b'abanyarwanda, ni abanyakanada b'abene gihugu. Ukatubwira nk'abantu mwatangiranye bari bangahe, abanyarwanda bari bangahe, abazungu bari bangahe, cyangwa abandi b'ayandi moko. Ikibazo cyawe za umuntu twatangiye hano muri Canada. Bigera hano muri Canada nari impunzi, nakiriwe n'umuryango w'Ababatista hano muri Canada. Abazungu barimo ba Beri, ba Grante, ba Bande. Abo bazungu bose bifuzaga kugira ngo bagire icyo bakora, abanyakanada bagire icyo bakora ku banyarwanda, no kugira ngo abantu hano, kuko iyo uvuze Ababatista ni ukuvuga ni amatorero ya kiliziya. Icyo gihe Rwanda Hope ni amatorero ya kiliziya yatangiranye na South Conference y'Ababatista. Nibo twatangiranye na board yayo kugira ngo turebe ko twafasha abo bana b'abanyarwanda bari mu bihugu byo muri Afurika, bari muri Congo, muri Malawi, muri Zambia, gutyo na gutyo. Noneho tugenda tuba benshi, ushobora kuvuga nk'amazina y'abo bantu bari bayigize. Ariko uko twakoranye muri icyo gihe, mbese hari muri iyo migambi yo kuva ku cyo gihe ikibazo cy'u Rwanda cyanyuraga ahantu hose, abantu babonaga ibibazo by'u Rwanda by'impunzi hafi ku isi yose, abantu bakeneye kumenya amakuru y'u Rwanda n'abanyarwanda. Muri icyo gihe dushinga ubuyobozi bugenga i Rwanda Hope hano muri Canada ndetse no muri Amerika. Twakoreraga muri Canada no muri Amerika. Rero kugira ngo abantu basobanukirwe neza, ni ukuvuga watangiranye n'abantu b'amadini. Ayo madini y'Ababatista ko ari yayandi twavugaga ngo nayashamikiye ku baporoso no kuri ayo twitaga ngo
ingirwamadini, ariko njye ntabwo ari ko mbivuga ubu ngubu, ariko kera mu Rwanda niko byari bizi. iyo uvuze ababatista bumva ko ari ingirwamadini, ari babandi bari bafite ukwemera gutandukanye n'uko abanyarwanda bacengewe na kiliziya gatulika, bacengewe n'abaprotesta bo kwa sebununguri. ni ukuvuga watangiranye n'abantu rero baya matorero ayo twita nyine ingirwamadini. Rwanda Hope igitangira yabaye nk'impuzamadini, ababatista, abagatulika, mbese yari imeze nka interfaith organization, kuko icyo kibazo abantu bakijemo bahujwe n'amatorero menshi n'ukwemera gutandukanye. Ntabwo ababatista bwa mbere nibwo bavuze bati ikintu ni cyiza, reka tugifashe tugikorere hamwe, ariko Rwanda Hope yafashijwe n'amadini menshi, yafashijwe na Catholic Charities ya hano muri British Columbia no muri Seattle, n'ababatista convention bazamo, n'abapresbyterian bazamo, n'abakibazamo. Muri icyo gihe amadini nubwo bavugaga bati reka dukore ino organisation, ariko muri rusange ubufasha bwatwaga muri zo institution nini zikomeye. Aha, none rero muri ubwo ndumva ikibazo noneho kitangiye kugenda gisobanuka gake gake. Mwatangiranye n'impuzamadini, ni ukuvuga ibyo bita mu gifaransa l'ecumenisme, ni ukuvuga guhuriza hamwe, kurenga imipaka itandukanya imyemerere y'abantu, bakavuga bati imana dusenga ni imwe, ni urukundo, reka turebe n'ibikorwa by'urukundo ko twabishyira hamwe. None uretse wenda kutatubwiyemo abayisilamu niba mwarafatanyije nabyo, wenda uraza kubigarukaho bitubwire. None murimo gutangira mwabikoze, icyo kintu cyanyu cyari kigamije kwigisha ivanjiri cyangwa gukora ibikorwa by'urukundo binyuze mu bikorwa bigaragarira buri muntu wese, nk'ibyo yari utangiye kuvuga byo gufasha abana kwiga mu mashuri. Ibikorwa byanyu byari bigamije iki muri rusange? Muri rusange igikorwa cya mbere abantu bumva bakora gute, banyura he kugira ngo bafashe abanyarwanda bari mu bibazo. Muri icyo cyari ikibazo cyo kwiga ukuntu abo bantu bamenya u Rwanda n'abanyarwanda, bakamenya n'amateka y'abanyarwanda. Muri icyo gihe mu 1997 hano abantu babaga bahura bavuga u Rwanda ruherereye rubahe, abantu babaho bate, bafite amatwara ameze gute. Niyo mpamvu ayo maseminari twakoresha kugira ngo abantu baze bari bafite inyota, banyoteye kumenya amakuru yo mu Rwanda. Tuvuge nka Rwanda Hope, nk'impunzi zo muri Zambia no muri Malawi bagihungayo muri 1996, amafaranga yafashijwe kubaka imisarani bitumagamo yatanzwe na Catholic Charities za hano. Akenshi mobilization yakozwe na Rwanda Hope, urukumva abantu bakamenya uko abantu bahunze, icyabahungije ni igiki, intambara imeze gute, ubutetsi bumeze gute, igihugu kimeze gute, abana bariho gute. Ibyo bintu byose nibyo Rwanda Hope yumva igomba no kwibuka, tukavuga tureka twibuke n'abantu turabigarukaho, tukabasabira amamisa, tukagira gute. Nk'ubu twasabiraga amamisa abantu bose bapfuye aho bari hose, abantu bakabasengera, abantu bakabaturira ibitambo. Ibyo ngibyo nabyo byari biri mu gikorwa cy'urukundo cyo Rwanda Hope yari yemeje gukora. Noneho rero dukomeje gukora na za university zizamo nka University ya Trinity Western University, University of Fraser Valley na University of British Columbia. Izo za university zose rero nazo hanyuma zaje kudufasha kugira ngo abantu bakomeze kwiga no kumenya amakuru y'u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda ni iki, ruherereye, rufite ibibazo gute, rubaho gute. Ibyo nibyo abantu benshi bumvaga abantu bagomba gukomeza gutanga amakuru, bakiga bakamenya abanyarwanda, kuko abantu babwiwe cyane n'ibintu byabaye mu Rwanda. Ubu rero Jean de Dieu Hakizimana murimo kwizihiza imyaka 25, niyo mpamvu nagushatse nyine, kubera mwarayitangiye, ni yubire mukomeje, mwarayitangiye ariko muracyayirimo y'umwaka wose. Iyo myaka 25 mbere yuko tugera nyine uko murimo kuyizihiza,
iyo uvuze ngo bafashaga abantu bose kandi ayo makiliziya yaratandukanye, mwabyifatagamo gute kugira ngo muvuge muti twohereje abo bantu bo muri Zambia, bo muri Malawi cyangwa se bo muri Congo amafaranga yo gufasha impunzi? Ubwo ndumva ikibazo cya mbere cyari gufasha izo mpunzi. Byanyuraga hehe? Organisation yanyu yari imeze gute? Nabo bazungu nawe gusa wihereranaga ukavuga uti dore amakuru ko ameze, cyangwa mwari mufite uburyo mwashyizeho structure, no kuvuga mufite uko mukora abantu nyine abo bazungu mugafatanya nabo ariko muri kumwe n'abanyarwanda? Hello? Okay, yes, icyo gihe Jean de Hakizimana niwe wari initiateur. Icyo gihe rero namubwirizaga abo bantu nkababwira ibibazo abanyarwanda bafite, agahenda abanyarwanda bafite n'ingorane zihari ko zimeze, nabo kandi babibonaga mu binyamakuru. Abo yo twakoraga amanama baraza kuvuga ngo structure yakorerwa mu hano. Igihe twavugaga tuti abantu bo nko muri Zambia, igihe bavugaga bati bari kwituma ku misozi, bari kugira gute, twafashe amafaranga kuri za mobilisation twakoze hano binyuje muri Catholic Charities, ajya muri Catholic Conference yo muri Malawi, itanga ayo mafaranga ku mpunzi. Kubyumva ibyo ngibyo niko twabikoraga, twahuriraga bose hamwe, ntabwo byadutandukanyaga. kandi hano dufite uburyo duhura n'andi madini tugakorana bitadutandukanyije idini umuntu abamo. Uri kubyumva? Kuri ubwo rero nuko Rwanda Hope yakoraga. Gusa Rwanda Hope yakoze neza muri icyo gihe cyose, gusa iza kuza kugira ibibazo ibitewe n'abanyarwanda benshi nabo baba hano, kuko ibintu byose twakoraga bumvaga atari byo cyangwa bitari mu murongo wabo bagenderaho. kuko ndabyibuka hari igihe twakoze nk'ibyo byo kwibuka abanyarwanda, ambasade y'u Rwanda yandikira university aho twagomba gukorera ibyo ngibyo. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ngo uwo muntu ntabwo ari muri gahunda yacu, mbese amagambo menshi cyane. Ibyo bintu rero byatumye umuryango ucika intege. Ari nayo mpamvu abo bantu twakuranye kuri za university, ari kuri Trinity Western University, ari University of Fraser Valley, ari University of the British Columbia, n'amadini yose, abo bantu bose bagezweho, abantu bose bazaga bitabiraga ibintu bya Rwanda Hope. Noneho baravuga bati amakuru y'u Rwanda ntabwo tuyumva neza, nta nubwo tuzi ibyo ari byo, wowe ubu bihagaritse dushakisha amakuru nyayo y'uko ibintu bimeze. Noneho nanjye nababwira nta kibazo, nta kibazo mbifitemo, reka tube tubihagaritse, amakuru naboneka tukareba nayo ibyo watubwiraga, nayo ibyo wandika, kuko twakoze ama-petition menshi, twandikiye Premier Ministre, twandikiye Foreign Ministers, twandikiye abantu benshi, twakoze campaign nyinshi yo kumubiriza no kubwira abanyarwanda cyangwa abanyamahanga ibibazo by'abanyarwanda. Noneho icyo gihe rero muri myaka 25 abantu bavuze bati twabonye amakuru uko ameze y'u Rwanda, ubu ngubu umuryango wa Rwanda Hope ushobora kongera ugatangira ukagira action plan y'imyaka 25 iri imbere, kuko amakuru y'u Rwanda amaze kugera ahagaragara, ibintu bimaze kugera ahagaragara. Nta bazongera kutwiruka inyuma ngo ibi nibi, kandi nawe ubwawe ibintu bya identity yawe twarayimenye, ibintu bya byose biri ku murongo. Uri kubona none ukora uko ushoboye kose, ibintu watangiranye ukongera ukabishyira ku murongo, ukabigarura, ugakomeza, tukagutera inkunga. Niyo mpamvu abaterankunga nari mfite mu myaka 25 benshi biyemeje bati muri yindi myaka 25 iri imbere, ibikorwa batubwiraga mu bihumbi 2000, porogaramu twari dufite mu bihumbi 2000, objective twari twareze mu bihumbi 2000, turazizanye mu bihumbi 2020, tuzishire hariya, tuzikorereho, turebe uko twasaba ubwiyunge bw'abanyarwanda, imbabazi z'abanyarwanda, kuvugisha ukuri, kuganira kw'abanyarwanda, no ibyo bintu byose tukareba ko twakomeza kubikoraho kugira ngo twubake u Rwanda. Mu myaka 25
iri imbere ni izo gahunda tugiye kwiha. Mbere yuko tugera kuri izo gahunda mugiye kwiha, reka nkubaze utubazo tubiri. Akabazo ka mbere, uretse wowe w'umunyarwanda ukoranye n'abo bazungu, ubwo ndumva ari we washinze Rwanda Amizero, uretse wowe hari abandi banyarwanda baje kwinjira muri uwo muryango Rwanda Hope, ni ukuvuga Rwanda Amizero? Hari abandi bigeze binjiramo? niba barinjiyemo mwafatanyije mute? ese bari amoko yose, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi? Icyangombwa ubanza kumenya hano muri Vancouver mu 1997 abanyarwanda bari kuri irya myumvire ngiyo iyo abantu babaye mu Rwanda bagakurira mu Rwanda, ntabwo bari benshi cyane. Abantu rero bari hano, hari abanyarwanda b'impunzi bavuye Uganda, Nyakivara. Abo bantu ahubwo aho kugira ngo baze bamfashe twubake Rwanda Hope, bo baje ahubwo bashaka kurwanya Rwanda Hope. Kugira rero abantu ubundi organisation itagengwa na leta, iyo ubonye abantu mudafitanye ibitekerezo bimwe, uburyo bwo kumva ibintu bimwe, si ngombwa ko baza kuba mambure wawe cyangwa baza muri uwo muryango, kuko ntawo muryango ushobora kugira. Umuryango ugira gatozi, ikintu bita umuryango utagengwa na leta, ugira objective, ugahaba mambure abantu bumva ibintu kimwe, abantu batekereza kimwe, cyangwa abantu bumva iyo ntego ari imwe. Tuvuge nk'ubu niba mvuze nti reka dushaka uburyo twafasha abana b'impunzi bari muri Kongo, bari muri Malawi, bari mu Buganda, bari icyo gihe abantu bavuga bati, abandi bantu baravuga bati none nabo bantu n'abana babicanye, nimugomba kubafasha. Umuntu wese babwiye bakavuga bati hari n'abandi Kagame bari bati Rwanda Hope ifasha abantu babicanye, ifasha abana babicanye, ikorera FDL, ibintu bidafite epfo na ruguru. Urumva batari bafite ishingiro. Jean de Dieu Hakizimana, wowe uri umuntu uko nakumenye, uko abantu bakumbwiye, uri umuntu wo muri Kiliziya Gatolika, wabaye umuseminari, wize muri Tanzania, ukurikiranye biriya bibazo, wakoze mu mpunzi z'abanyarwanda, cyane cyane wabanje gutangirana n'impunzi za kera z'Abatutsi, ukoramo pastoral, ni ukuvuga ujya gusura abantu, umenya n'ukuntu abantu babayeho nk'umuseminari mwiza. Hanyuma noneho nyuma utangiye umaje no gusezera mu bintu byo kujya mu bupadiri, mu bihaye Imana, ukorana n'impunzi ku buryo bw'umwihariko, ariko impunzi nyinshi z'abanyarwanda b'Abahutu ndetse n'Abarundi. Urumva batari bafite ishingiro yo kuvuga bati uyu muntu uje akihererana n'abazungu agashinga association ikomeye gutyo, abazungu bakamuyoboka, reka mvuge gutyo, abapantekotiste, aba Eglise Catholique, n'andi matorero yo muri y'imyemerere. Urumva izo mpungenge zitari zifite ishingiro. Jean de Dieu Hakizimana, iyo izo mpungenge ntawe navuga ko zifite ishingiro. Iyo hajemo ikintu cy'urukundo rw'abantu bababaye kandi bashaka imibereho, ntabwo bigomba kuzamo amacakubiri, ntabwo bigomba kuzamo ko bari ari bakanaka reka tubihorere, aba ni bakanaka reka tubihorere. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, kuko intego yari ihari nuko hagomba kubaho ikigega cy'amafaranga kigashobora gufasha abo bana bose aho bari, bakiga, bakagira gute, bakagira imibereho myiza, bitavuze ko niyo baba ari n'abana babicanye, bafite uburenganzira bwo kwiga, bafite uburenganzira bwo kurya, bafite uburenganzira bwo kuvurwa. Ibyo ngibyo nabidefana inshuro nyinshi. Bavuga bati none se abo babita abana babicanye ntibagomba gufashwa, ntibagomba kwiga, ntabwo bagomba kuzira ibyo basezira. Urumva, ibyo nibyo bintu twagiyeho n'impaka nyinshi. N'uwayoboraga uwo muryango wabo hano Vancouver, twabigiyeho impaka nyinshi. Nabwo ndi twebwe reka nabo bana bashobora kuba babona abantu babarihira amafaranga y'ishuri, abantu babarihira imiti, kugira ngo bose umwana avuke
afite icyo cyaha cy'uko ngo ni umwana w'umwicanyi ngo ntagomba gufashwa ngo ntagomba kuvugirwa. Ibyo nibyo bintu ntemeranyijeho, kandi niwe mugambi Rwanda Hope wenda yashakaga kugira ngo umwana wese adakomeza kuba victime ya discrimination y'ibintu wenda atigeze agira mu ruhare. None se uretse icyo ngicyo Jean Dodier Hakizimana, hari ikindi kintu uretse gufasha izo mpunzi, uretse gufasha impunzi muri rusange, ariko by'umwihariko abana nyine kugira ngo bagireho imibereho myiza, babe babasha no kongera abari bari mu ishuri bajye mu ishuri, cyangwa se abatarigeze bajya no mu ishuri babone ukuntu bajijuka bajye mu ishuri, ikintu cyari kigukoze no ku mutima? Kuko ukora muri mbere y'uko ujya gukora muri Armedis, nyuma yaho gatongera ngo ukora uvuye muri Armedis, ayo ni imbere nkurikije amateka uko wabimbwiye, wakoranaga n'abana bo mu muhanda i Kigali, kandi wavuyeyo wari ufite projet ikomeye, ndetse yaje kuguteza ibibazo bigatuma uhunga. Uretse icyo kintu cyo kwita ku bana kikuri ku mutima, wumvishije n'abo bazungu mwafatanyije, hari ikindi mu ntego za Hope, ni ukuvuga Rwanda Amizero, mwari mufite uretse icyo cyo gufasha impunzi n'abana mu kwiga? Renga 10 twari twarihaye, iyo yo gufasha abana, yo kurihira abana mu mashuri, yo kubavuganira se, yo kubashakira abasiponsa se. Iyo ari programme imwe. Programme ya kabiri yari yo kumenyesha abantu batuye muri kino gihugu abanyarwanda ni bantu ki, ibibazo by'abanyarwanda bimeze gute, kuko n'ubu kuri uyu munsi abantu baracyabaza icyo kibazo. Iyo twakoreshaga amakonferanse, abantu benshi duturanye nabo abakibaraza bakakubaza bati umututsi ameze ate, umuhutu ameze ate, umutwa ameze ate, ariko se mwese ni muri abirabura, kuki mu Rwanda uri kubibona, kuki mwicana, kuki mugira gute? Icyo ni ikibazo numvaga cyangwa mufita yahe madini, kuko hari n'ababijyanaga no mu madini bakavuga bati ikibazo cyabaye mu Rwanda ni icyo abemera Yezu Kirisitu, abakirisitu, wenda n'andi madini gakondo cyangwa y'abayisilamu. Ibyo byose rero byari uburyo bwo, kuko iyo umuryango ubayeho ukagira na platform, ukagira na dialogue, abantu barimo ari benshi bashobora kubona ubusobanuro. Ubwo n'uburyo bwo kwigisha, bwo kumupiriza abantu, kugira ngo abantu bamenye abo turibo, kuko ikibazo aho kiri gikomeye nuko muri iyi myaka yose 25 hari ikibazo gikomeye cyitwa indangagaciro, identite y'umunyarwanda. Ikibazo turakigarukaho, tugende ingingo ku ngingo. Uretse iyo ya kabiri, iya gatatu ushobora kuyitubwira niwe ukadomagura, noneho ukagera nko kuri 5, wenda tukagaruka mu mizi nyamizi ya buri ngingo. Uretse ya gatatu niyo ngiyo yo gushaka ubumwe no kubabarira no kugira ubwiyunge mu banyarwanda. Ubumwe hagati yande no kubabarira hagati yande, kuko buriya kubabarira biguha umutekano munini cyane, kuko urabona abantu bapfuye uko bangana. Aho niho wabonaga aya makiriziya yumva hakorwa iki kugira ngo abantu bapfishije abantu bangana kuriya bashobore kwiyunga no kuvugisha ukuri no kugira ngo bongere babane nk'uko byari bimeze mbere. Icyo cyari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cya gatatu mu biri ibyo bintu byose twumva ko bigomba kugenderwaho, ni uburyo abantu bagombaga kuvugisha ukuri kw'ibintu byabaye mu Rwanda, kuko icyo ni ikibazo cyakomeraga mu bantu hose. Twakoraga amaseminari, twagira gute, uhura n'umuntu ugasanga afite inkuru imwe itandukanye n'iyo uri kuvuga, bitandukanyijwe n'uko aho yabaye n'uko yumva ubunyarwanda. Ibyo bintu byose ugasanga biteye ibibazo by'abaterankunga, biteye ibibazo by'abashaka ko abanyarwanda bajya hamwe. Yego, noneho uretse icyo cya gatatu, icya kane, ikindi nibura tugeze kuri 5, hanyuma tujye mu mizi yo gusesengura uburyo mwabishyize mu bikorwa n'ukuntu wenda mutabishoboye. Ibyo ngibyo byo kuvugisha ukuri no kumenya amateka y'u Rwanda no kumenya umuco w'abanyarwanda, nabyo byari mu nshingano ya Rwanda Hope, no gushaka uburyo amateka y'u Rwanda yakwandikwa neza
abantu bakayiga neza tukazayaraga abana bacu, nabyo byaba biri mu nshingano ya Rwanda Hope. No gushaka ubushuti bwo muri Canada no muri Amerika ku banyarwanda niba bishoboka. ubushuti gushaka ubushuti gute hagati y'amatorero Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda na Eglise Pentecôtiste cyangwa se ayo madini yo mu Rwanda, cyangwa ubushuti busanzwe bw'igihugu n'igihugu? Ubushuti ari nka porogaramu twarigeze dukora y'abana kwandikira abandi bana, uri kubibona abana biga muri primaire bakandikira abana bo muri primaire nko mu Rwanda bakavugana ibibazo ukuntu bana babaho. Nk'ubu hari porogaramu twigeze gukora n'ishuri ryo kuri Sira kera ryo kuri Sira. Iyo porogaramu Sira ni hehe? Jya tusobanurira Sira, urimo kubwira abanyarwanda hari abantu batazi Sira ibyo ari byo n'ahariho. Hari ishuri ryo kuri Sira twigeze gukorana porogaramu ishyira mu l'école primaire de Sira hasize. Hari porogaramu igeze gukorana bagiranye n'ishuri ryitwa Berkshire Elementary School hano muri Vancouver. Iyo porogaramu ari imeze abana bifuzaga kwandikirana amabaruwa, buri mwana avuga uko abaho buri munsi, abyuka ate, arya gute, abaho gute, atunze iki. Iyo niyo gahunda numvaga ubwo bucuti bwagomba kujya muri urwo rwego, kuko habamo kumenyana, habamo kumenya uburyo uwundi muntu abaho. Ubwo rero ibyo bintu bya muri porogaramu ya Rwanda Hope yuko abo bana b'abanyarwanda cyangwa abana bo muri Canada bandikirana kuri ubwo buryo. Umwana muri Canada akubwira ati iyo mbyutse ndya umugati nkajya ku ishuri nkabona nkongera nkarya saa 4, nkongera nkarya saa 6, nkongera nkarya saa 9, nkongera nkarya saa, mbese arya gatandatu ku munsi. Umwana wo muri Canada, umwana w'umunyarwanda akubwira ati wenda njya kwiga naburaye rya rimwe ku munsi. Ibyo bintu yari porogaramu nziza bari baragize, kandi iyo porogaramu n'ubu nifuza kongera kuyikomeza. Abantu ku giti cyabo, abarimu bakandikira abarimu, abahinzi bakandikira abahinzi, ibyo bituma abantu bamenyana. Hakizimana, ko numva urimo kuvangavanga ibintu, reka nkubaze utubazo tubiri ugenda usubiza kamwe kamwe. Ikibazo cya mbere ni ukuvuga yuko noneho cya kibazo twavugaga cya mbere yuko mwari mufite mwibanze ku kibazo cy'impunzi, noneho byararenze, ahubwo mwari mufitanye n'ibikorwa mufite imbere mu gihugu mudagikorana n'impunzi gusa byonyine. Ibyo twashaka gukorana n'abantu bose, gusa twashaka gukorana n'abantu bose. Ndabyibuka hari nka Minisitiri Baziva icyo gihe wari ushinzwe ibintu aho ngaho mu Rwanda byerekanye n'iki, ansaba ko nakorera. Bazivamo yigeze kuba Minisitiri w'imibereho y'abaturage, ni ukuvuga Minaloke, yari Minisitiri wa Minaloke. Ndibuka yigeze kunyandikira ibaruwa ambwira ati iyo porogaramu kubona namwanditse n'ubwo iyo porogaramu nazo dushobora kwishyira muri komine, yabanyohereza muri komine ya Hera. Ndahibagira aho yanyohereje muri komine nshobora gukorana n'abaturage baho, bagashobora kuba bagirana imishyikirano n'abo baturage ba hano Vancouver. Icyo gikorwa ntabwo cyagenze neza kuko nicyakozwe, ariko minisitiri yafite ibaruwa niba sinarayitaye, ariko yigeze kuntumira ko nakorana n'abaturage, niba ari Cyumba, niba ari hehe sinzi komine yampaye nshobora gukorana nabo. Ni ukuvuga muri makeya mwakoranaga na guverinoma ya leta y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ntabwo uzwa ko tutakoranaga, ahubwo ngiye nifuzaga ngewe kuva na kera kose ni leta yifashe ubutegetsi niyo ugomba gukorana nayo. Nifuzaga no gukorana nayo nubwo nagiranye ibibazo nabo, ariko nifuzaga gukorana na leta ihari, kuko ngewe nshaka oya wibica ku ruhande kuko urimo kuduha amakuru atuzuye. Niba warandikiranye ibaruwa na Minisitiri wa Minaloke, ni ukuvuga yuko wagerageje bwa mbere, mwabanje kujya gushyira ibintu mu uburyo bwo gukorana, wenda birananirana, ariko mwatangiye mukorana. Kuko leta uko yaba imeze kose kwisaba uburyo bwo gukorana nabo, kuko ngewe naratashye mu Rwanda mu kwa 9 mu 1994 mfite intumbero yo gukorera
abanyarwanda yo gutanga umuganda ku gihugu cyane. Watashye uvuye, reka tubyibutse, watashye uvuye muri Tanzania. Muri Tanzania. Kandi muri Tanzania wahabaga nk'umunyeshuri, nk'umuseminariste, ntago wahabaga nk'impunzi. Komeza. Nahabaga nk'umumisiyoneri, niko permis de residence yanjye yatwitaga abamisiyoneri b'abanyeshuri. Icyo gihe rero iyo urebye ukuntu abo bantu bose bababo nko ku butegetsi bwa Habyarimana afashe ubutegetsi bufite imyaka 6, Bizimungu yabaye perezida w'u Rwanda afite imyaka 27, Kagame yabaye perezida mfite imyaka 33, urumva ko nari nkiri umusore ukunda igihugu cye. 33 nk'iya Yezu. Komeza. Kagame yabaye perezida imyaka 33, urumva. Icyo gihe rero numvaga mfite ingufu, mfite ibitekerezo byiza byo kubaka u Rwanda, ariko muri ibyo bintu byose naje kwisanga ko uko byagenda kose waba ntawe ubogamiye, ntawe ugize gute, hari aho ugera bakagushira muri kino kimpotera, muri cyakare kimeze gutyo. Urukubona uri umunyaruhengeri, uri umukiga, uri wo kwa Habyarimana, ntibumva ibitekerezo uzanye, ntibumva amaporoje uzanye, ahubwo bakunamo uwo muntu wo kwa Habyarimana. Ibyo bintu bigatuma bitaduteza imbere. Naho gukorana na leta y'u Rwanda, ngewe uretse gusa ko ari bo bangiriye nabi, nta gihe nigeze nanga ko nakorana na leta y'u Rwanda ibishatse igitari cyo cyose. Muri Rwanda Hope mwakoranye na leta y'u Rwanda mu zihe nzego? Byatangiye gute? Byapfiriye hehe? Ubwa mbere tukigera hano muri n'abantu bacu turi kumwe hano muri Canada, bumvaga ko ari byiza ko dukorana na leta y'u Rwanda, ari dukorana na leta y'u Rwanda mu gihugu mu Rwanda, tugakorana n'abandi bantu bo hanze. Ibyo bintu byaba biri muri strategie administrative yacu, urumva. Leta y'u Rwanda rero twarabandikiye, nariwo bazivamo naramwandikiye, ari na perezida icyo gihe naramwandikiye babwira ko dufite umuryango witwa Rwanda Hope wifuza gukora mu Rwanda, ufite ibikorwa bimeze gutya na gutya na gutya. Ibyo twarabikoze. Nuko rero ibyo bintu ntabwo byashoboye gucamo neza kubera sinzi impamvu, ariko babashubije iki? Nubwo wenda nyuma bitaciyemo, babashubije bavuga yego cyangwa oya? Oya, ntabwo baduhakaniye, ahubwo nka minisitiri bazivamo yatwandikiye ibaruwa atubwira ati muzaze mukore muri komine, muzaze nta ngorane, nimuza muzaturebe tubayobore mugira aho mukorera. Urumva? No kuvuga baraduhamagaye gute? Bari babemereye. Bari batwemereye, ntabwo batwemereye. Gusa nuko wenda ngewe kuko nari mvuye mu Rwanda mbahunze, nashakaga koherezayo undi muntu ushobora gukora ako kazi, ariko ntabwo byashobotse neza. Uwo washaka koherezayo ni muri abo ngabo mwatangiranye iyo shyirahamwe nyine Rwanda Hope, harimo abo bantu b'amadini atandukanye, impuzamadini niko twabyita. None rero uko mwari mwatangiye utwo dukorwa, uvuga yuko ndetse nubwo uvuga uti baratwemereye ariko ntago byagiye mu bikorwa, ariko hari aho watubwiye yuko hari ahantu ishyira mu ishuri ry'ishyira, niba ntibeshye n'iry'abangirikani cyangwa se abaporoso, ntago waza kumbwira neza. Abo bashakaga abana ngo bajye bandikirana n'abana baho ngaho muri Canada, abahinzi nabo bandikirane n'iki byose. Ni ukuvuga ko byarakozwe, byaratangiye mu ntangiriro, wenda biza gupfa ariko byatangiye umushinga wa mbere. Inzandiko za mbere zaragiye kuri iryo shuri z'abana ba hano bava ku ishuri ryitwa Berkshire Elementary School, bandikiye abandi bana bishyira muri école primaire yaho ngaho kuri Shyira, nabo barasubiza. Noneho ni mbese habayeho correspondance imwe gusa. Ntabwo rero byongeye gukomeza kubera ko sinzi icyabiteye, ariko nabonaga bitagenda neza, ariko byarabaye. Niba byarabaye se mu ikubitiro, uri umunyarwanda urimo kubwira n'abanyarwanda muri iki kiganiro, kandi ni ukuri kukuri abana bacu b'abanyarwanda kugira ngo bandike mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, ko numva ari ikindi kizamini, ari gikomeye cyane. Bandikiranaga n'abo bana bahangaho gute,
cyangwa babinyuzaga nko ku barimu babo akaba ari bo babandikira hanyuma none bakashyikiriza inyandiko abo bana babo? ubundi ukuntu twari twabikoze n'iryo shuri, bandikaga amabaruwa, abana b'abazungu hano bandikaga, dufite ibaruwa imwe yari forumire yabo bana bose bandikira, handitse abana bageze kuri 30 na bangahe, dufite ibaruwa imwe yanditswe mu cyongereza tuyishyira mu kinyarwanda, urukumva. Abana b'abanyarwanda nabo basubije mu kinyarwanda, cyangwa ushobora kwandika mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, mukajya mutradwiza, mukajya musemura. Abazungu bo twarabahaye fomu imwe, bose bakoreyeho atwishyira mu kinyarwanda, barayandukura bayohereza aho ngaho. None rero ntago mwigeze mukurikirana ngo mumenye ni guverinoma y'u Rwanda yaba yarabonye yuko wenda ibyo bashakaga bitanyura mu buryo bifuza, akaba ari bo wenda babihagarika, cyangwa se ni hagati yanyu muri association wenda havutsemo ibibazo ku buryo mutakomeje? Ubona byaraturutse he kugira ngo mwikubitire ibyo bintu byari bitangiye neza ko byari kugera n'umusaruro mwiza bihagarara? Iyo usesenguye ushubije amaso inyuma muri iyi myaka 25 usanga byarapfiriye hehe? Ahangaha rwose nk'uko ahantu byapfiriye ku ruhande rwacu n'ubu ngubu n'abo bana cyangwa n'iryo shuri ryari ryumvishe ko abana bumvaga bafite akantu bakora kameze neza kandi karikiza, ariko aho byapfiriye ntabwo nashoboye kubona ibisubizo bya nyabyo cyatumye bidakomeza. Nanjye rero ndabivamo nkora ibindi, urumva. Mbese iyo projet yahagaze gutyo ihagararaho gutyo, ariko izakoma. Ubu ngubu muri uyu mwaka, muri myaka iri imbere, amaprojet yo kwandikirana, amaprojet yo kumenyana ari mu mutima wanjye, azakomeza. Ibyo ndabyumva, n'abandi dukurikiye nabo barabyumva, barimo kubwira abanyarwanda, ariko nk'umuntu watangiye umushinga, umuntu uzi igihugu cye, umuntu uzi uri munyakanada, umuntu uzi abanyakanada uko bagira, hashobora kuba wenda byaraturutse ku banyakanada baskatse ibirenge bakavuga bati ase turiya twirabura turadufasha kubera iki, cyangwa se bigaturuka no ku banyarwanda nabo ubwabo, wenda n'inzego zibakuriye, ikigo cy'amashuri cyangwa se izo minisiteri zikabinyonga. Nkawe wishubije amaso inyuma muri myaka 25 wabwira iki abantu nk'ibintu utekereza ko byatumye uwo mushinga uhagarara? Nabaye kukubesha mvuze cyatumye mu ruhande rw'u Rwanda bihagarara, nta kintu numva cyabiteye, wenda kirahari singizi, ariko icyangombwa gusa nuko ngewe nko kugira uruhande rwanjye, nko kuza kuntumira mu Rwanda, sinagomba kujya mu Rwanda kuko narabahunze. Mbese ku bwanjye numva nshaka gushaka umuntu ngomba gutuma mu Rwanda, akagenda akaduserukira mu Rwanda, agakorana n'abantu bo mu Rwanda. Icyo gihe rero numvaga ubu buryo dukorana butagenda neza, kandi ntangiye kujya mbona ndi kubona ibimenyetso bindwanya ahantu hose, ndi kubona ndi guhamagarwa ahantu hose, ndi kubona ahantu bari kumbaza bati uyu Jean de Hakizimana ntabwo ari we Jean de Hakizimana wabaye umujepe, uri umusirikare, ibyo amakuru watubwiye ntabwo ariyo. Mbese nkavuga ntazi ko iki gihugu ndi gushaka gukorera ko mbona kiri kundega buri munsi ibintu bidafite upfo na ruguru, ubundi ibyo bimaze ikintu nk'icyo ngicyo kubibona. No kuvuga habayeho nubwo wari wanze kubivuga urimo kubidomaho agatoki, habayeho no kuvuga ibintu byo kukuvangira biturutse muri leta y'u Rwanda yakuvugaga yuko ushobora kuba warabaye umujepe, uri umwicanyi. Ibyo nabyo bifitemo ireme rinini cyane byo kuba byaratumye Rwanda Hope idatanga umusaruro uhagije nk'uko yari yarabyiyemeje, kandi yari ifite abaterankunga, kandi n'ubu igifite abaterankunga bifuza ko iyo migambi ya Rwanda Hope yongera gukora nk'uko yari yaratangiye mu myaka 25 ishize. None Jean de Dieu iranero msama kwa mwerevu litamwinua, mana moyo wa mwanadamu sasa umekunja ngumi, roho ya huruma haipo tena,
huruma, huruma, iko wapi dunia? Huruma, huruma, haipo tena. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Abuneri, Daudi alilia. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Abuneri, Daudi alilia. Baada ya Sauli kufa, Abuneri alirudi kwa Daudi. Alipotengeneza na Daudi, akasema huyo Bwana, kumbuka kifo alichomuua nduguye Aseri wakati wa vita. Yoabu akamuua Abuneri. Abuneri hakutambua hilo. Yeye alipotengeneza na Daudi, akajua maadui wamekwisha. Msamaha, msamaha, uko wapi dunia? Msamaha, msamaha, Mungu atusaidie. Msamaha, msamaha, uko wapi dunia? Msamaha, msamaha, Mungu atuhurumie. Nyakati hizi tulizo nazo, alama za nyakati zinaonyesha wanadamu wamechoka suru. Wanaona mwamuzi kuwa ni kifo. Wajue adui ulio nao, jihadhari nao marafiki. Sio kila kicheko kinamaanisha furaha. Wengine wakichukia ucheka sana. Sio kila kicheko kinamaanisha upendo. Wengine wanataka wakusogeze tu. Wengine wanataka wakuweke karibu, ili iwe sababu ya kutoa roho yako. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Abuneri, Daudi alilia. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Abuneri, Daudi alilia. Hakizimana rero ubu murimo kwizihiza imyaka 25, muri imyaka 25 no gusubiza amaso inyuma nyine kugira ngo murebe inzitizi mwahuranye nazo, inkuta mutashoboye kurenga noneho muzirenge. Wavuga ngo ese
uko mwari mwatangiye Rwanda Hope, ni ukuvuga Rwanda Amizero, ntago wenda iyo mpuzamatorero, ntago umugambi uko mwari mwatangiye ibintu wenda kuba mutarabinyujije mu matorero nyir'ubwite ari hariya mu gihugu ngo abe ariyo ajera iyo proje, abe ariyo ayikoresha icyo ashaka, wenda mwebwe mujye inyuma mugenzure, ntago byaba biri muri bimwe wenda bivuga yuko wenda leta y'u Rwanda yavuze ati aba bantu ntago tuzabasha kumenya ibyo bategura, akaba ariyo mpamvu ubu ngubu navuga nti bizagenda gute ni mutisunga ari amatorero, kandi ayo matorero yose hafi yose ndetse na Kiliziya Gatolika byagiye mu kwaha k'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ntabwo icyo kintu ntago cyabaye inzitizi, niba cyarabaye inzitizi muzayivanaho gute? icyo kintu uvuze cy'ubwisanzure bw'amashyirahamwe ni ikibazo gikomeye mu Rwanda. Ubwigenge bw'amashyirahamwe ni ikibazo gikomeye hariya mu Rwanda. Icyo kibazo ntabwo cyavuyeho, kandi icyo kibazo kizakomeza kubaho igihe ubutegetsi bumeze kuriya budahinduye imyumvire y'uko amashyirahamwe agomba kwigenga. Ibyo nabyo birashoboka, kuko niba habonetseho umushinga wigenga ufite ibitekerezo byigenga, indi myumvire iturutse muri leta ishobora kubaho, kandi n'ubu bizabaho, kuko umurongo ugenderwaho mu Rwanda urebye n'ukuntu ibintu bikorwa, nicyo gihugu cyonyine nzi kirwije gukoreramo mu bihugu byo muri Afurika. Uri kwibona nk'ubu nuko nyine ari Rwanda Hope, ariko nk'indi mishinga yindi ikora neza mu bihugu bituranye n'u Rwanda, ariko mu Rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye. Mbese izo ngorane ziracyahari kandi zizakomeza kubaho muri myaka 25 iri imbere. Izo ngorane zizakomeza kubaho, ariko tuzagerageza turebe uburyo twazica iruhande, kuko ibibazo byinshi byarasobanutse, abantu ibintu tuvuga ubu ngubu ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo arwara umutwe ngo agire gute, nono ubu ngubu ntago bakikwita Hakizimana Jean Dodier w'umujepe w'umusirikare w'umwicanyi. Reka ntibashobora, kuko ibintu bimenyetso byose batanze cyangwa ibiki byose batanze nta na kimwe kiri cyo, nta n'icyo bashobora kongera kwandikira leta ya kino gihugu ngo barebe identite yanjye kino gihugu kirayizi, kandi cyarayikurikiranye imyaka irenga 3. Aho nabaye hose, aho nize hose, aho nabaye hose, hari abazungu babiri bageze ahariho hose nabaye. Urumva, kuri ubwo rero amakuru nahaye kino gihugu cyangwa kino gihugu cyanyakiriye, sinzi ko ari umuzongera kwandika avuga ngo nabaye umujepe, ngo nabaye hana njyewe. Mbese nta kintu na kimwe, kubera ubu ngubu sinumva ko ari ikintu na kimwe umuntu wo mu Rwanda azaza kumbwira ngo nkora ibi, ngo mvuga ibi, ngo ngirane. None mfite uburenganzira bwo kumva uko ntekereza ibintu, mfite uburenganzira bwo kumva uko natanga ibitekerezo byanjye, mfite uburenganzira bwo uko natanga umuganda ku gihugu cyambyaye. Ibyo byose byansubije inyuma, kandi bisubiza n'umuryango inyuma. Ariko noneho muri myaka 25 ibintu bigomba guhinduka, abantu bakumva ko ari abantu bafite ibitekerezo byubaka igihugu kandi bigomba gushyigikirwa, naho ibiriya bintu byo kuvuga ibintu bitari byo numva bari bakwiye kubireka. None umushinga rero ni ukuvuga muramucumbukuye muri imyaka 25 iri imbere, nyine mugiye kongera kukomeza mukorera mu Rwanda cyangwa muzibanda? Ubu ngubu muri imyaka 3 ya mbere tugomba gukora, tuzakora anniversaire, tuzatumira abantu bose baduteye inkunga muri ya myaka y'2000, 2001, 2002, 2003. Abo bantu bose tuzahurira kuko university yemeje kudusponsoringa twese. Abo mbese abantu bose baje muri kiriya gitekerezo cya Rwanda Hope tuzabatumira, twongere twihe gahunda, dushake imigambi mishyashya, dushaka abakozi bashyashya, dushake abanyamuryango bashyashya. Nuko na leta y'u Rwanda uko tuzayibwira niba dushaka gukomeza gukorana nayo cyangwa
dukorere mu Rwanda ku bibazo biri mu Rwanda, ku bibazo abantu bafite hariya mu Rwanda, noneho turebe niba twemerera tukwane nabo, niba twangira kandi tuzakomeza tubeho, tuzakomeza hano muri Canada tuvuge ibibazo bitubangamiye, cyane cyane nka Rwanda Hope niyo yabayeho bwa mbere, nayo yashize nk'igihe nka mu 2001 twibukaga abanyarwanda bose bapfuye muri iriya ntambara. N'ubu ngubu tuzakubikomeza kubikora, nabo bizakomeza kuba muri gahunda ya Rwanda Hope mu myaka 25 iri imbere. None muri ibyo byo kwibuka urabivuze turi no mu gihe cyo kwibuka nyine, kuko turacyari mu gihe cyo cyunamo, nubwo kigenda kijya nkaho kirangira, ariko ndabigarukaho mu kanya. None bya bikorwa mwari mwaratangiye mu hirya no hino mufasha impunzi muri za Zambia, za Malawi n'ahandi wagiye udomaho agatoki, byarakomeje hagati aho ngaho cyangwa mwarabihagaritse? Niba byarakomeje ni ukuvuga muzacumbukurirayo n'umushinga wanyu? Ikindi kibazo buriya urebye umwana w'umunyarwanda, nk'ubu nkanjye nshobora kuba narakoze ingendo muri ibi bihugu byose byegeranye n'u Rwanda, muri Kenya, mu Buganda, muri Congo, mu Burundi, muri Tanzania, no muri Malawi no muri Zambia. Iyo ugiye muri iyi mijyi minini yose hari ubwana bw'ubunyarwanda budafite ibyangombwa bwirwa bucaracara mu mujyi hariho hose. Hari abana b'abanyarwanda batazi niyo u Rwanda ruri baba muri ibyo bihugu. Abo ngabo akenshi dushobora kubakorana identification n'iyo mijyi, tugatangira dufasha nabo ngabo, niyo baba babiri niyo baba batatu, ariko hari amabo Imana izageraho cyangwa Imana izakoreraho bakatugiraho umugisha. Kandi bari hose, bari Kinshasa, bari Brazzaville, bari Kampala, bari Nairobi, bari Lusaka, bari Dar es Salaam, bari hehe hose. Urumva ni ukuvuga ariko hagati aho mwari mwarabatereranye, mwararekeye aho ngaho mutagikorana nabo? Ubu ngubu kubera ko ibyo bintu koko nibyo twarabatereranye, no mpamvu twongera kugaruka kuko icyo kibazo kirahari. Icyo kibazo dukurikije nk'imijyi nandikirana nabo nka Dar es Salaam, Bujumbura, Kinshasa, Kampala, Nairobi, abo bantu bose abo bidanifiye ko ari umunyarwanda, twadukwiye kugira icyo twamumarira, twadukwiye kugira mbese tukamusura, tukavuga ko hari abantu bakimwibuka, kuko benshi baraterageranywe biteye imbabazi cyane. Hanyuma noneho ikindi kibazo gishamikiye aho ngaho nyine tugiye kujya kuri icyo kibazo cyo kwibuka, ibyerekeranye murabona muri impuzamatorero, muri impuza madini niko nabivuga. Hari amadini yo mu Rwanda mwigeze mushaka kugira ngo wenda murebe uburyo mwakorana nayo muri izo proje zanyu, cyangwa niba byarashobotse uratubwira, cyangwa se mufite proje yo kubegera mugakorana nabo? Ibyo nibyo amafaranga menshi ajya mu bintu by'urukundo yacunzwe n'amadini. Nifuza kuzakorana na Caritas, nifuza kuzakorana na n'izo association z'amadini y'abapentecoste cyangwa y'abapresbyterienne. Abo bose nabo muri minsi nitwibuka imyaka 25 n'abantu baje bakaza muri board, tugatangira tugakora, tuzabandika nabo mu baruwa dukorana ubwo buryo. Sinangombwa sinangombwa ko Rwanda Hope igahita ikorera mu Rwanda. Igikorwa cy'urukundo ntikigira ibara, ntikigira idini, ntikigira ubwoko. Igikorwa cy'urukundo dushobora no kujya mu nkuko bavuze nk'abayisilamu, dushobora no gufatira association y'abayisilamu twabwira tuti dufite amafaranga 10,000, muzagende mu muhanda murebe umuntu ufite imyaka 20 afite abana 3, mumuhe aya mafaranga, mumuhe uburyo mumwandike afashwe kuri ubu buryo. Ibyo ngibyo babikora, kandi ntago ari ngombwa ko tubona ibyangombwa by'u Rwanda. Igikorwa cy'urukundo ntikigira ubwoko, ntikigira ururimi.
icyangombwa nuko kiba ari cyiza. ntabwo mwigeze mugerageza gukorana n'ayo madini nka Kiliziya Gatolika wenda mu mashuri cyangwa se mu yandi madini ayo ngayo ari mu Rwanda yagiye ashinga nayo ibintu byo kwita ku rubyiruko, kuko numvishe igikorwa kinini ari cy'urubyiruko, ntabwo mwigeze mubigerageza na mbere? Ibyo nagerageje kandi nashatse gukorana na Musenyeri Kizito bahuje imihigo wo mu Ruhengeri, we twandikiranye amabaruwa menshi, n'icyo nifuzaga ngo afashe abantu bo mu Ruhengeri ku mashuri. Naramubwiye ko dukorana, dosiye yavuye ku Musenyeri tutayirangije, avuyeho sinashobora kongera gukora follow up, ariko Kizito twadufitanye umushinga mwiza. Ni ukuvuga washakaga gufasha iriya universite katolike yo mu Ruhengeri cyangwa andi mashuri asanzwe? no kubatera, hari nk'abaterankunga bavuye hano bafashe universite yo mu Ruhengeri, nabyo byakozwe binyuze kuri Rwanda Hope cyangwa connection ya diocese ya Ruhengeri. Ikindi cyo nifuzaga ama école primaire cyane kubaka imisarani myiza y'abana bo muri école primaire, kubaka utuntu nk'utwo ngutwo, ariko ntabwo twashoboye kubigeraho. Icyo nicyo naragikoranye na Kizito. Ikindi cya gatatu twatanze, nigeze gukora indi projet nziza, nasabiye ibitaro, ari nabyo Kizito nawe twabikoranyeho, ibitaro by'Inemba. Twigeze kohereza kontineri y'ibikoresho byo ku bitaro, ariko ibyo bikoresho ntibyageze ku bitaro, byaririwe mu nzira. Urumva, iyo ni projet Rwanda Hope nayo yakoze. Byaririwe mu nzira ushatse kuvuga hehe? Mu nzira bitaragera mu Rwanda cyangwa mu Rwanda byarahageze barabirya? Kontineri yageze mu Rwanda ariko ntabwo yageze kuri destination, uri kubibona. Iyo ngicyo niyo n'indi projet twakoreye hopitali y'Inemba, n'impapuro byose ndabifite hano, ariko kontineri yinjiye mu Rwanda no kuri hatwararishye, ariko ntibyigeze bigera bihera muri Majerwa. Bandi bafite akaboko karekare barabyifunga. Kontineri yari ifite agaciro ka k'ibihumbi nka $300 by'amadolari. Rwose icyo ni ikintu cyabayeho, twagiranye na diocese ya Ruhengeri, ariko ntabwo cyashoboye kugera kubo cyagombaga gufashwa. Nk'ibyo bintu byose nabyo, kubera akazi umuntu aba yarakoze kuri ibyo bintu byose, ubigira gutukareba ugasanga nabyo biguca intege, nabyo bica intege kugira ngo udashobora gutera imbere, udashobora gukomeza. Ariko ikintu cyiza ni uko muri iyi myaka 25 iri imbere hagomba kugira ikintu gihinduka, hagomba kugira ikintu gikorwa kugira ngo twese dutere imbere. Ibyo ingorane twanyuzemo wenda byaratwigishaga kugira ngo dukomere. Abaterankunga barahari, abifuza ko Rwanda Hope yongera gukora barahari. Ubwo ndumva nta kindi kintu gisigaye, abafashwa barahari, ubwo nta kindi kintu gisigaye uretse kubishyira mu bikorwa. None rero muri ibyo byose Rwanda Hope, no kuvuga Rwanda Amizero washinze nyine ufatanyije n'abo banyamadini, ayo matorero, mugamije igikorwa cy'urukundo mbere na mbere. Hari n'icyo kintu wari wakomojeho mbere cyerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge no kwibuka, no kuvuga la justice, la réconciliation et la mémoire. Ni ukuvuga ubu noneho rero wari wagikomojeho ibyo byerekeranye, wenda duhere ku cyerekeranye no kwibuka. Kwibuka mwatanze iyihe nkunga muri ibyo byo kwibuka? Utangiye kutubwira yuko ngo mwigeze kujya mwibuka, mushyiraho umunsi wo kwibuka aho ngaho. Mwibukaga iki? Mwibukaga ryari? Twebwe kuva rwose nk'ibintu byo kwibuka, ni twebwe twabikoze bwa mbere hano muri Vancouver mu 1998. Tubikorera hariya kuri Kiliziya y'Ababatista hariya One Grove. Niho twakoreye uwo munsi mukuru wa mbere wo kuvuga ngo twibuke, kuko twege niba turi abakristo, ya umuntu apfuye tuba tuzi ko afite ahandi hantu yagiye tugomba kumwibuka. Icyo kintu rero nicyo kintu cyari kindi mu mutima. Mu Rwanda abantu benshi barapfuye,
tugomba kujya tubibuka. Tuvuge nk'ubu ngubu ibintu twakoraga icyo gihe 1998 1999 kugeza mu 2010 twari twibukira abanyarwanda bose hamwe, cyane cyane tunashimangira ko habayeho niyo jenoside y'abatutsi, ariko ntitwirengagize no kwibuka abanyarwanda bose babuze ubuzima bwabo kuva intambara yatangira kugeza n'uyu munsi. Ibyo bintu rero nk'uyo ndebye aba bana ba Gatebuke, Claude, ba Constance, ba Jean Ngendahimana, ba René Mugenzi, ba Denise, ba Dr Innocent, bande bari abantu bose biriya jewe ndabashima, cyambere ndabashima. Ni ukuvuga bateye ikirenge mu cyo mwari mwaratangiye rwose. Ibintu bavuga wagira ngo hari ongewe wabereye umwarimu, urumva. Ntange ndi kureba iriya video yabo, ndi kureba ndavuga ni habaye abanyarwanda bose, abanyarwanda benshi badahugiye mu bya politike bashobora kuza bakumva biriya bintu bari abana bari kuvuga. Bari abana ndabashigikiye, kandi nifuza ko mu myaka iri imbere Rwanda Hope tuzakorana nabo. Baba nk'ubu ngubu corona nivamo, baba bategura ibintu binini tukareba ko twabatera nk'uko dushoboye, bagakomeza iriya nzira barimo. Kandi nabo ikindi kintu nakubwira nk'iyo urebye nkaba kandi mboneyeho umwanya wo kwamagana igihe cyafasha ariya mazina kikandika ubwoko bw'abana base n'abasekuru ngo bafite biriya bintu. Ntabwo ari byo. Bari abana bashobora gutekereza ibintu bizima, byubaka ubuzima bw'abanyarwanda, kandi biri inclusive. Abanyarwanda bose bashobora kwibonamo, baba Abahutu b'Abatutsi. Biriya bintu aba bana, ibi nibyo bintu twavugaga mu myaka 20 ishize, kandi nabo nzi neza ko kubera politike itari nziza muri buno buryo bwo kwibuka, ubu nabo batangiye kubatera ibikwasi n'imisumari n'imicumu n'iki byose. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Abantu bashobora bagomba kwimuka, ntawe ubujije kwibuka abanyarwanda b'Abatutsi. Ibyo Abatutsi bakorewe ntawe ubihakana, ntawe ugira gute, ariko bakareka n'abanyarwanda aho bari hose bakavuga umubabaro, bakavuga byabayeho byose. Na muri program ya Rwanda Hope urebye ujye nko kuri website ya rwandahope.com twari twarateguye ahantu twifuzaga gushira ifoto, twifuzaga gushira amagambo, twifuzaga gushira amapoem, amastory y'abantu y'ibintu byababayeho muri iki gihe cy'intambara kuva mu 1990 kugeza kuri uyu munsi. Twari dufiteho rwose gahunda yo gushiraho buri muntu akabasha ifoto y'umuntu wapfuye azize intambara, yaba yarapfuye yishwe n'intera hamwe akabivuga, yaba yarapfuye yishwe n'inkotanyi akabivuga. N'ibyo bintu bizakomeza, nk'iyo website izakomeza nayo tuzayishyira mu myaka 25 iri imbere, aho umuntu hari n'abo bana bose tuzasanga muri za Kenya na za bashobore kwibuka, bashobore kumva ibintu byababayeho, babivuge, bagire naho babishya. Tuzakora ko website ikoroshye umuntu azajya akakisesingaho agashira information z'ubuzima bwe, z'ukuntu yabaye cyangwa n'uwamwiciye wari. Ariko se yego Jean de Hakizimana, ndumva ubu noneho wagumije ubinyura ku ruhande ubu noneho ibintu biratomoye mu bakurikirana ukuri kukuri iwanjye birasobanutse. Impamvu babafungiye amayira bagafunga umushinga wanyu mu Rwanda nuko icyo kintu cyo kwibuka, urumva mu 98 99 2000 mwibukaga bose mukabivangavanga, kandi leta y'u Rwanda ya FPR inkotanyi iyoboye igihugu ntago yo yemera yuko abo bandi Abahutu, Abatwa ntago bashaka ko bibukwa muri icyo gihe, nta nubwo bashaka ko bivugwa. Ubwo ntago mwari mwiteze umutego, n'ubu ntago ari umutego mugifite uzababuza gukorera mu Rwanda. Oya, ibyo bintu uvuze nibyo, ariko iyo politike ari mbi cyangwa governance policy ari mbi, iyi politike yo kwibuka igihugu cy'u Rwanda igenderaho. Ubu ngubu hari amashyirahamwe arenga 40-30
irirwa yamagana ko iyo politike ari mbi. Ntabwo rero byantangaza nanjye ubwanjye muzi ko iyo politike yo kwibuka iriho ubu ngubu ku gihugu cy'u Rwanda ari mbi, igomba guhinduka, kuko amapolitike y'ivangura cyangwa amapolitike avangura abantu yabayeho kuva kera, abantu bakayahindura, imiryango itagengwa na leta ikabihindura, abantu bafite ubushake bwo gushyira abantu hamwe bakabihindura. Na kino gihugu turimo cyagize ariya mapolisizi y'ivangura yo gushyira ibintu bitari byiza, ariko imiryango itagengwa na leta, abaaktiviste bakabirwanya. Niba Jean de Dieu Hakizimana mpagurutse nkavuga ni politike yo kwibuka mu Rwanda nimbi, ewe ntabwo ngomba kubicibirirwa umutwe, ahubwo naba alternatives z'ukuntu ibintu byagenda. Niba bashaka kugira ngo dukwane neza, niba batabishaka rero nabyo ubwo tuzakomeza tudindire, nabo bakomeza batera imbere nkuko babyifuza. Ariko abantu bazasubira inyuma barebe bati muri iyi myaka tuvuge nk'ubu ngubu ibintu twavugaga muri 1999, twavugaga muri 2000, ubu ngubu icyo gihe nta bandi bantu bari bahari. Ubu ngubu hari amajwi arenga 150 ari aha hanze, ari kuri YouTube, ari hehe hose avuga ibyo Jean de Dieu Hakizimana yavugaga. Ni ukuvuga rero twebwe iyo tubonye abandi bantu bavuga ibyo twavugaga, bavuga inshingano twihaye twashaka kugeraho, nabyo biradushimisha kandi bitera akanyabugabo, tukavuga tuti bariya abantu baje ikirenge cyacu bakomeza akazi kacu. Erega bariya ababwana bose bari kunkorera akazi, niyo mpamvu ngomba kubatera imbere. Abantu bose barwanyira politike mbi y'abanyarwanda bari kunkorera akazi. Ibyo gihe rero bari gukora n'abanyarwanda akazi. Ibyo rero niyo mpamvu duhamagara abanyarwanda bose bafite umutima mwiza, bifuza ko abanyarwanda babana mu buringanire, nta vangura, nta donda akarere, nta byose, bigatuma u Rwanda rwatubyaye twese turwanako amahoro, ubwubahane n'ubwisanzure. None rero Jean de Dieu Hakizimana, turimo gusoza ikiganiro cyacu, ariko ntago nasoza ntakubajije no kuri politike. Gukomeza batendebutse uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye urunana, dufata n'urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye, imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira, gukomeza batendebutse uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye. Kuko nubwo muri mu nzira y'abantu y'impuzamatorero y'impuzamyemerere, ariko ibyo bintu byose bikorwa harimo na politiki. Ni ukuvuga uri muri Canada, yego wabaye umwenegihugu w'umunyakanada, ariko uracyafite umutima ku Rwanda. Ushobora kutubwira gute, mwakoranye gute, cyangwa se mukorana gute na leta ya Canada? Byaragaragaye yuko leta ya Canada ukurikije ndetse n'ibintu bikomeye yuko yagiye ishyigikira FPR inkotanyi,
nagwa nk'urugero muri ibyo by'amadini hari nk'umupadiri wiciwe mu Ruhengeri kandi akomoka aho ngaho muri Pinari, akomoka aho ngaho muri Canada, hari n'abandi bihaye Imana baguyeyo. Amakuru mfite akomeye kandi nuko abantu bakomoka muri iyo miryango bishwe mu Rwanda kandi bakicwa na FPR inkotanyi, basabye leta ya Canada yuko yabafasha kugira ngo bajyane abo bantu mu butabera, ariko leta ya Canada ibatera utwatsi, iravuga ngo muzabikore ku bushobozi bwanyu, ariko twebwe leta ntabwo tuzabijyamo. Nkamwe uwo mushinga wanyu ko harimo niyo kwibuka abantu bose, kandi leta ya Canada ishyigikiye leta y'u Rwanda yuko batakwibuka bose, mwafatanyije nabo gute? Ubu mufatanyije nabo gute? Murabona ijisho rya leta ya Canada ni association yanyu ifite ubuzima gatozi muri Canada bikorana gute? Muri mu bihumbi 2003 twakoresheje petition yo kuvuga ko bajyana abakoze ibyaha bari muri FPR babacira urubanza dukurikije ibyo uriya Spanish Supreme Court Justice Fernando Enduru yari yakoze, avuga ko bashiraho za arrest warrant z'abasirikare 40 ba FPR baregwa ubwicanyi bukomeye mu Rwanda, bw'ihonyabwoko mu Rwanda. Icyo gihe twakoresheje petition, Rwanda Hope yakoresheje petition hano, tubona abantu bashyigikiye icyo gitekerezo cy'uko leta ya Canada yashyira amafaranga ku ruhande ituma, kuko kugira ngo urukiko rubeho buri hagomba kubaho igihugu gitanga amafaranga cy'uko urwo rukiko rubaho. Nk'uko mbese urukiko rwa Arusha buriya Amerika niyo yatanze amafaranga menshi yo kugira ngo urukiko rwa Arusha ruburanisha ibyaha byakozwe igihe n'iki, Amerika yatanze amafaranga. Noneho amafaranga rero yo gucira imanza abantu bakoze ibyaha nta gihugu kimwe kirayatanga. Twakoze petition, icyo gihe ndabyibuka barasinye, Prime Minister wariho icyo gihe, kuko ntangaha dufite uburenganzira bwinshi, nubwo wenda icyo gihugu cyaba kitavugiye, ariko iyo ugize abaturage bakuri inyuma baguha umwanya wo kubasobanurira impamvu ibyo bintu bifitiye akamaro abaturage bo muri Canada cyangwa bafite akamaro abaturage bo ku isi yose. Icyo gihe Prime Minister Stephen Harper yaranyandikiye, ndetse aranyandikira arantumira na Ottawa, ari umuntu washinzwe communication director, musobanurira impamvu Canada yari kwiye gutanga amafaranga muri Security Council specific mu gucira imanza abasirikare bakoze ubwicanyi ubwicanyi n'ingabo za FPR. Turaganira, arambwira ngo azabikurikirana, aravuga ngo reka rebe iyo dosiye muri foreign affairs, ijya muri foreign affairs kugira ngo dushobore kubona icyo dusubiza abaturage, kuko abaturage basinye foreign affairs. Tujya tubyibuka, turabwira abanyarwanda, ni ukuvuga ministeri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo petition rero kubera ko abaturage abaturage iyo basinyiye ikintu bakora petition kijya ku butegetsi, ubutegetsi burakora follow up, bukora respond, ndetse burakurikirana bukabaza impamvu abo baturage barenga 3,400 bifuza igihugu, bifuza ko Premier Minister agira icyo akora kuri icyo kibazo. Icyo kibazo rero twakiganiyeho, noneho twongera no gutumirwa muri Sena ya Canada kuri icyo kibazo. Icyo kibazo turakibaza ibibazo, bavuga impamvu Canada basobanurira, kandi babaje n'abandi bantu benshi, batumye n'abandi bantu benshi, ariko nta kintu na kimwe byagezeho. Kuko Premier Minister yarahavuye, uyu turudaje nabwo ndashaka kongera kubikora, ndashaka kongera gusinyisha abaturage ba hano, musaba ko leta y'igihugu cya Canada ishobora gutanga initial fund yo gushyira urundi urukiko rucira imanza, cyangwa akadukorera ubuvugizi muri Security Council, hashobora kuboneka n'ikindi gihugu gishobora gutanga amafaranga y'ifatizo ashobora gushyiraho urukiko. Icyo nabonye gusa nuko leta ya Canada icyo kibazo irakizi, kubera ko uriya wari Prosecutor Arburu yaragisobanuye,
ahubwo umuntu utabishaka kandi utabishyigikiye ni Dallaire, General Dallaire, kandi na Dallaire nawe ni influwa muri kino kibazo cy'u Rwanda muri Canada. Kuri ubwo rero ku gihugu cyo muri Canada ku ruhande rwa Rwanda Hope uko twakoranye kuri ubwo buryo dukoresheje n'abaturage bo muri Canada, bo nabo bifuza kuko muri Canada abaturage muri Canada n'abaturage bifuza ko buri muntu wese agira ubutabera. Ariko niba abantu bavuga bati FPR yatwiciye abantu nayo nijye mu rukiko, abaturage ntabwo babyanga kubura kujya mu rukiko. Abaturage bano bose bajya mu nkiko, yabaye ikibazo mu dukiranura n'urukiko, yakoze ikintu cyo tujya mu rukiko. Ariko ibyo ni amagambo urimo kutubwira. Hashize imyaka 26 abo bene gihugu b'aba Canada batarahabwa ubutabera. Ku cyerekeranye n'icyo kibazo twege twakoze ibitureba nk'umuryango utagengwa kuri leta, no kugira ngo turebe ko leta yaba interested, kubera ukuntu biriya bintu byose bansobanuriye bikorwa. Hagomba kubaho igihugu, nubwo wenda tuvuge n'ubu abantu bavuga nka Rubunu ngiye yigeze kumbwira ati nubwo wenda nifuje ko ducira imanza abantu bo muri FPR, ariko hagomba kuboneka igihugu gitanga amafaranga bwo gutuma urwo rukiko rubaho. Kandi igihe yayifuzaga ko bacira imanza abasirikare bo muri FPR, wabonye ko bamwatse ku kazi ke, bamukuye ku kazi ke, ubu ngubu yagarutse muri Canada. Ibibazo rero abafite ubushake k'urwo rubanza rwo gucira abasirikare bo muri FPR no kubafata no kubafunga barahari, ariko biracyari aho ngaho. Ni ukuvuga yuko igihe hataraboneka ibyo bihugu bishobora gutanga amafaranga, abo baturage ba Canada ni kimwe nabo b'abanyarwanda bazakomeza babaho ngaho nta butabera barabona. Ibyo ngibyo rwose ibyo uvuze ni ukuri kukuri. Ibintu ntabwo abantu bazi neza ubwicanyi bwa FPR, n'abaperezida bose benshi nabo ari abantu bakomeye benshi nagiye mpura nabo, bose barabizi. n'uwa Ruburu arabizi, nawe yarabishatse. Amadosiye yabo yose arahari, ibintu byabo byo gufata abantu bishe abaturage b'abanyarwanda bari mu ngabo za FPR, amadosiye yabo yose arahari, n'impapuro zo kubafata zirahari urwo, ariko habuzeyo imbarutso. None rero ubu turimo gusoza ikiganiro cyacu mu minota ibiri yonyine gusa. Dusoza ikiganiro cyacu ubu murimo kwizihiza imyaka 25 Rwanda Amizero ishinzwe. Rwanda Amizero tukibutsa yuko ari ishyirahamwe wowe Jean de Dieu Hakizimana washinze ufatanyije n'impuzamatorero cyangwa se impuzamadini, hanyuma noneho mugamije igikorwa cy'urukundo, kunga abanyarwanda no kubashakira ubutabera, ndetse no gushyiraho igikorwa cyo kwibuka bose abanyarwanda bose baguye muri ariya mahano, ari Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. None muri iyi myaka 25 murimo kwizeza rero iyo sabukuru, uzadutumira, ndakeka ko uzatumira umunyamakuru tukaza no gukora ayo makuru, wenda muzadutera n'inkunga mu buryo bwo kujya dukora amakuru natwe nyayo acukumbuye. Murimo guteganya iki rero kugira ngo uwo munsi uzagende neza? Mwarangije kubishyira mu bikorwa cyangwa dukomeze dutegereje invitation? Ubu ngubu iyi corona COVID-19 yaraduhemukiye. Ibikorwa ubu ngubu twavuze ko uwo munsi uzaba mu kwa 7 tukabishyira mu bikorwa, ariko nta kintu kiri gukorwa hano muri Vancouver. University yatwemereye irafunze, nta banyeshuri biga, nta kintu. Ni ukuvuga nyine mu by'ukuri tuzabikora umwaka utaha, twababwiye ko tuzabikora umwaka utaha, naho muri kino gihe ntibishoboka kubera COVID-19. ubwo nawe urabona ko nta gikorwa rwose. ubwo ngubwo ni ukuvuga muzongera mureba aho ibintu biganisha, nimubona mushobora kubikora mu mpero z'umwaka muzatumira abantu, muzatumenyesha, tubwire n'abantu bakurikiye ukuri kukuri tuganiriyemo, nibiba mu mwaka utaha nabwo muzatumenyesha. None rero ibikorwa navuga ngo abantu babategaho amaso, babategaho
yuko mushobora kuzarangura muri iyi myaka 25 mwihaye iri imbere. Ibyikubitiro muzaheraho ni ibihe? Muzahera hehe? Muzahera aho ngaho iwanyu muri Canada? Muzahera muri bindi bihugu mwajyaga mukoreramo mufasha abo bana muri za Malawi n'ahandi hose, cyangwa hose muzabijyanira rimwe, muzabishorera rimwe? Mbese action plan yacu, mbese intego yacu duteganya mu myaka 25, iya mbere ni iyo ngiyo yo kuzajya twibuka bose rimwe mu mwaka, tukibuka abanyarwanda bose hano muri Vancouver. Icyo ngako ni akazi ka mbere Rwanda Hope izakora. Akazi ka kabiri, ubu ngubu turi gushaka twongera guhura abantu bagashira inkunga ku murongo, ababifuza kongera kugaruka muri Rwanda Hope, abadufashaga icyo gihe bose, turebe uko twakorana na leta y'u Rwanda ihari ubu ngubu, nizemera cyangwa ntizemera, ariko tuzayisaba gukorana nabo. Icya gatatu, tuzakorana n'ibihugu duturanye nabyo, kuko ubu ngubu hari porogaramu nifuza gukora, nifuza kugeza kuri abo baterankunga, ko twagira mbese umwana, hari abana b'abanyarwanda basa nkaho bazimiriye muri bino bihugu duturanye. Hari mbese ko ushobora kugenda Ikambara ngahura n'umwana w'umunyarwanda wavuye mu Rwanda afite imyaka 2, ubundi afite imyaka 30, ntaranga muntu agira, ntagira hatuye, ntazi gusoma no kwandika, ntazi n'iki, n'urwo rurimi rw'Rwanda yaranakibagiwe. Abo ngabo, iyo ni programu ya gatatu tuzakorana n'imijyi mikuru n'imijyi minini y'ibihugu duturanye. Niba leta y'u Rwanda rero itwemereye ko dukora mu Rwanda kandi ishobora kubyemera, dushobora kugaruka tugakora utuntu dutoya, hari nk'agaproje kamba ku mutima ka microfinancing y'abantu mbese nabo basa n'abazimiye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Mbese urumva the most vulnerable people, basa nk'umuntu wazimiye muri kiriya gihugu, yirwa agenda hari i Kigali atazi niyajya niyagaruka kuko ubuzima bwe bwose bwamurangiriye. Abo bantu nibo Rwanda Hope ifuza kwegera, uko babangana kose, haba 2 baba 3, ariko iyo ngiyo ikaba ari yo nkunga naba nteye igihugu cyanjye. None rero tushoje ikiganiro cyacu, niba hari ubundi butumwa urimo guha aya matorero, ubwo aya matorero nayo aradukurikiye yo mu Rwanda, ubwo nayo ejo wenda azashobora no kukwandikira cyangwa akaguhamagara akakubaza ati turashaka gukorana nawe, twumvishe yuko ari umushinga w'impuzamatorero, ari Kiliziya Gatolika, arabo Pentecôtiste, ari Église de Dieu, ari n'aba kwa Gitwaza n'abandi bose, ndetse na leta. Ubutumwa rero umwanya ni wo kuha ubutumwa abo bose baguteza amaso, ari leta, ari ayo matorero, ndetse n'abantu batagira aho babarizwa mu matorero, bavuga bati twebwe icyo dushaka ni imibereho yo myiza n'ubutabera n'uburenganzira ku byiza by'igihugu. Bwana Rwanda Hope ni umuryango utegamiye kuri leta, ni umuryango wigenga, ni umuryango wifuza kugira akabariro watera mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi cya kabiri, igikorwa cy'urukundo, nk'uko Rwanda Hope yabayeho igamije icyo gikorwa cy'urukundo. Igikorwa cy'urukundo nk'uko nabivuze bwa mbere, ikigira idini, ikigira ubwoko, ikigira akarere, ikigira aho giturutse, kandi ubwisanzure bw'amashyirahamwe tukaba dukomeza gusaba ko bwakubahirizwa, bwakwemerwa, abantu bagakora bisanzuye. Nidusaba gukorana na leta y'u Rwanda, si ngombwa ko rwose dushyigikira politike ya leta y'u Rwanda, ariko nshobora gukora igikorwa cy'amajyambere mu Rwanda. Nshobora kuba mu Rwanda nshyigikiye FPR, nshobora kuba mu Rwanda ntari iki, bise bakampa uburenganzira bwanjye bwo kuba nakwinjira mu Rwanda. Ariko ikintu cyangombwa nkanjye, nahunze ubutegetsi bwa FPR, nahunze ubutegetsi bwa FPR, ntabwo nzi ko ngewe nzagaruka mu Rwanda FPR ikiri ku butegetsi. Icyo gihe nzatuma abandi bajyeyo bakore, nicyo kizagaragaza ko nkunda u Rwanda kandi ntarwifuriza ikibi,
nifuriza ko abantu bose babaho umutekano n'ubumwe no kwiyunga no kubabarirana nk'uko Kizito yatwigisha akadusigira amasomo menshi imana muri y'uruhuko ridashira, amasomo yatwigishije dushoboye kuyagenderaho. Nkanjye rwose ndamutse nsubiye mu Rwanda naziyamamaza nkaba n'umudepite mu Rwanda, nazasaba inteko ishinga amategeko ko ibihimbano bya Kizito, inyandiko za Kizito, abana bose biga nko mu mwaka wa 3 bajya babisoma bikaba umukoro w'ishuri. Ibyo bintu byaba muri politike yanjye nazana mu Rwanda, habaye u Rwanda ruha uburenganzira bwo kugira ijambo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nk'icyo ni igikorwa cyiza, inyandiko ni nziza, ibintu ni byiza, kandi icyo twifuza nuko aya magurupe yacu Rwanda Hope yifuza gukorana n'umuntu uwo ari we wese mu madini ayo ari yose, aho yaba aturuka hose. Uzumva ko ibitekerezo byacu ari byiza azatwandikire, azajye kuri internet rebe rwandahope.com, anyoherereze message, tumenyane, dukorane, twubake u Rwanda rwatubyaye, u Rwanda ruzira urwangano. Nubwo urwangano ari rwo rwahawe intebe muri kino gihe, ariko abanyarwanda bafite umurage w'urukundo wo kubana nk'abanyarwanda. None rero ubu turashoje ikiganiro cyacu, ariko ntago twasoza ntakubaje akabazo kanyuma rwose, umbabare Hakizimana Jean de Dieu. Na akabazo kanyuma, narebye kuri site yanyu nyine murimo kuvuga kino gikorwa cy'imyaka 25 murimo cya yubile yanyu. Akajisho nakubiseho mbona mwashyizeho amadarapo abiri, idarapo ya Repubulika y'u Rwanda ya mbere nyine kuva bafata independence, no kuvuga igihugu cyabona ubwiyunge ku bwa Kayibanda, kuyirinda bagera ku bwa Habyarimana, ndetse mushyira muyihuza na Repubulika nyine ya FPR Inkotanyi, amadarapo abiri abangikanye. Ni ukuvuga yuko mu myumvire yanyu ni cyo ngicyo mwashaka kuvuga muti hari abantu babiri bahanganye n'ubwiyunge, naho mwabwumvaga kuki mwashyizeho ibyo ngibyo? Rwose Bwana Semana umbajije ikibazo cyiza. Urabona kiriya ni logo y'umuhanzi witwa Jean de Hakizimana watekereje ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda uko buzamera mu myaka iri imbere ya FPR. Ubwo bumwe n'ubwiyunge buzaba bumeze guterera kuva, urabona aya macakuri yose turimo, hari abantu babaye ku butegetsi bwa Kayibanda na Habyarimana, n'aba babaye ku butegetsi bwa Bizimungu na Kagame. Aba bantu muri rusange iyo witegereje neza ntibahuza, ariko kugira ngo rero ubumwe n'ubwiyunge bubeho, nuko abo bantu bagomba kwicarana bakavuga kari murore, bakavuga bati twebwe ibi bintu byo kwa Kayibanda na Habyarimana n'ibintu bya Bizimungu na Kagame tubishyira inyuma, ariko bitubere amateka yacu. Nuko nguko twifuzaga kuvuga tuti, kuko ayo yose ni amateka aranga uko igihugu gikura, uko igihugu gihinduka, kandi tukareba ukuntu twareba twese hamwe. Umuntu ntavuge ngo niba afashe idarapo yaba ba Kayibanda na ba Habyarimana ngo uhita ubona ko ari umwicanyi cyangwa ko ari umuntu mubi wanga u Rwanda, cyangwa nabo babona idarapo iriho yo kuri ubutegetsi bwa ba Kagame ukumva ko harimo ikibazo. Iyo myumvire yose rero igomba kugenda mu gatebo kamwe cyangwa mu nkono imwe, ikagacanirwa hakagiramo ikindi kintu kivamo. Njyewe ndamutse ngize uburenganzira nk'abanyashobora kugira ijambo mu Rwanda, njyewe nashiraho idarapo rimeze kuriya, idarapo n'irabenda rya kera n'iry'ubu, akaba ryo biba idarapo y'igihugu. Niryo nashiraho, abantu bose bakagira amateka amwe, bakagenda bemye ko ayo mateka ari ayabo, kuko kugira ipfumwe by'amateka ya Kayibanda, ipfunwe ry'amateka ya Habyarimana, kandi n'abangaba bari ku butegetsi bwa Kagame nabo bazagira ipfunwe ry'ubutegetsi bwa Kagame, kuko ubwo butegetsi bwose Jean de Dieu ntabwemera, nta nubwo yumva ari n'ubutegetsi buhuza abanyarwanda. Ibyo ngibyo rero uko wabibonye kuriya niko bizakomeza kumera, niko bizakomeza kuvugwa, kandi n'abana bacu bazajya babibazaho bavuga bati kuki wabikoze kuriya nk'uko ukimbajije. Ariko igisubizo cyanjye niho mbona ubumwe n'ubwiyunge no kubabarira buzaturuka nyabwo.
Mm. cyane. Urakoze rero Jean de Dieu Hakizimana. Ayo ni amateka nyine, amateka ukavuga uti ibyo bimenyetso by'amateka by'ingoma zaturanze, byatuyoboye, byatumye tugera muri aya mahano. N'ubu ngubu abantu bakaba bagenda wenda babivuga mu masaro cyangwa se aho bicaye hamwe basangira akayoga n'iki, ariko badashobora kubivuga ku karubanda, ati njye mbishyire ku karubanda. Noneho rero tukwifurije wowe na Hope, ni ukuvuga Rwanda Amizero, tubifurije kugira amizero nyine y'ejo hazaza. Andres Womana njya mfatiraho icyitegererezo, umunyamakuru ukomeye wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, kandi n'abandi banyamakuru nkeka ko hafi ya bose bamufatiraho ko ari yabaye umunyamakuru w'intangarugero, ndetse na Kiliziya Gatolika yakomokagamo yuko atayirengeraga, yageragezaga gushyira mu kuri. Yanditse igitabo amaze gupfa, ibyo bita Evre Postime, ati Gardons Espoir pour le Rwanda. Ni ukuvuga ngo komeza wizere yuko u Rwanda rutageze aharindimuka, yuko rushobora kubuka rukongera rukaba u Rwanda. Reka noneho nkwifurize rero n'abawe n'abo musangiye iryo shyirahamwe yubire nziza y'imyaka 25. Urakoze Jean de Dieu, naho utaha. Yego, murakoze cyane kandi twemana. Hari ibyo ushoboye ntashoboye, kandi nanjye hari ibyo nshoboye, wenda wowe udashoboye. Dufatane urunana, dufashanye mu rugendo, ubumwe n'izo mbaraga, dufatanye dufashanye. Urunana, dufatane urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira, gukomeza abatendebutse, uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye. Urunana, dufatane urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira, gukomeza abatendebutse, uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye. Reba simanuka ikomeye ibasha kubakishwa yonyine, ahubwo ikenera umucanga. Nyamara ngo udakomeye bivuze ko ukomeye ukeneye njyewe woroheje, twuzuzanye tugiranire umumaro. Urunana, dufatane urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira, gukomeza abatendebutse, uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye. Urunana, dufatane urunana, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira, gukomeza abatendebutse, uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu, turakeneranye.
ukaba warageza heza bamwe n'abamusengeye abandi bafashije abawe twese nta n'umwe wihagije interura nguterure urunana dufata n'urunana uranyeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza abatendebutse uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu turakeneranye urunana dufata n'urunana uranyeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha y'amavi atitira gukomeza abatendebutse uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu